bakunzi bacu nshuti zihumure, reka tubifurize ubuntu bw'Imana bukomeze gusabana kuri mwe ndetse natwe umunsi ku munsi. Dushimire abo twabanye mu bihe byatambutse bamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV. Muhabwe umugisha n'Imana, hanyuma kandi mukora like ndetse musharinga cyangwa musangiza inshuti zanyu ibiganiro, amakuru, ubuhamya, ijambo, indirimbo n'ibindi bitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Ariko nanone cyane cyane ntugende udakoze comment byo tukugezaho umunsi ku munsi. Hanyuma kenshi iyo mbasuhuza bagira ngo mbabwire ko tubishimira kuko udukurikira, nkuko natwe twifuza kubagezaho ibyo tubafitiye buri munsi. Uyu munsi hari inkuru imwe, ibaruwa igaragara twandikiwe n'umukunzi wacu utashatse kwivuga amazina. Mu bigaragara abaryamana bahuje ibitsina bakunze kwita batinganye umunsi ku munsi. Ni ibintu biriho ndetse no mu Rwanda, ariko umuco wacu ntubyemera. Ibi bituma ababikora bafatwa nk'abadasanzwe ndetse hato na hato bagahohoterwa mu buryo bunyuranye. Iyo bahuye na benshi mu bantu bagendagenda babafata nk'ibicibwa, babafata nk'abantu batagira ubwenge. Ariko se koko iyo dusomye Bibiliya dusanga ikintu cyarakaje Imana Sodomu na Gomora. Mu gihe ari Sodomu bari bageze ku gihe cyo kuryamana bahuje ibitsina. Imana irema umugabo yamuremye imuremera umufasha umukwiriye badahuje igitsina kugira ngo babyare bororoke. Ariko uyu munsi iyo urebye hirya no hino ku isi usanga kubana ko bahuje ibitsina. Abenshi mu bateye batyo mu Rwanda bahitamo guceceka no guhisha uko bateye ndetse uko bitwara muri rubanda no hanze. Bakunda kugenda bibomberetse badashaka kugaragaza abari bo. N'abakundana badahuje ibitsina bo barisanzura mu kwerekana amahitamo yabo cyangwa se mu kugaragaza urukundo rwabo. Ariko wowe uri kunyumva uyu mwanya, sinzi igitekerezo cyawe, sinzi inama yawe, ariko kugera ubu cyangwa se kugeza ubu umubare mwinshi ku isi uyobowe na Bibiliya. Niyo benshi bagenda batandukiye cyangwa se batita ku Bibiliya ikivuga, ahubwo nagira ngo mumenyeshe ko umubare munini ku isi ndetse n'iwacu by'umwihariko mu Rwanda, abantu benshi bagenda birefera kuri Bibiliya cyangwa se bakagenda basa naho bagoreka amahame ya Bibiliya ariko bayazi. Uhereye na kera iki ni icyaha kibabaza Imana, noneho ukifata ukumva ko ufite ukuri ngo kubera ko ari uburenganzira bwawe. Amategeko yo mu Rwanda ntabwo ahana abahuza ibitsina kimwe cyangwa se abahuza ibitsina bose ari igitsina kimwe, ariko nanone ntabwo yemera gushingira abakundana bahuje ibitsina ngo babane mu rugo nk'umugabo n'umugore. Aha mu Rwanda ntibyemewe. Umwe mu batinganyi aganira n'umunyamakuru wacu ubwo bagiranaga ikiganiro, akamwemera ko ari umutinganyi kandi ko ateye nk'uko yiyumva muri we. Yavuze ati imibonano mpuzabitsina ni ibintu nize ndi mukuru, ahubwo uko nagiye ngenda nkura nagiye nisanga ariko meze nkunda abo muje nabo igitsina ndetse nkumva ariko mbifiringa kandi nkumva meze neza. Akomeza avuga ati navukiye mu mujyi wa Kigali ku Kacyiru, nta na rimwe nigeze nkunda umukobwa mu mabyiruka yanjye.
sinigeze ngira ubwo nishimira umukobwa na gatoya mu buzima bwanjye, ahubwo numvaga nkunze abahungu bagenzi banjye. Iyo tugiye mu myizerere, mu madini, ubutinganyi ni icyaha gikomeye. Noneho uri umuririmbyi, uri umunyamasengesho, uri umupaseri, uri umukristo, uri umuntu uba mu rusengero umunsi ku munsi, ugatangira kumva ko uwo uzahuza nawe igitsina ari umuhuje igitsina n'ubundi ari mugomba kubana. Amadini menshi mu Rwanda avuga ko ubutinganyi ari icyaha gikomeye kandi kidasanzwe. Uyu yadutangarije ko nubwo aba mu idini ndetse afite n'imirimo akora mu idini, avuga ko hari benshi badashaka kwishyira hanze, badashaka kwigaragaza, ariko nabo baba mu idini. Akomeza avuga ati barahari benshi ndetse cyane, ahubwo nuko abantu batinya kwigaragaza kubera imyumvire itandukanye n'umutekano wabo, ariko barahari benshi cyane pe mu rusengero barimo, kuko n'ubuzima busanzwe nk'ubundi buzima bwose. Ibi benshi bidutera impungenge ku bakiri bato, abana bakiri bato bashaka kumva ko ibintu ari bisanzwe bakabigerageza. Umusore umwe atanga ubuhamya, twaramarire kuki wemera kubishyira ku mugaragaro akabivuga. Avuga ati mfite imyaka 35, ariko igihe cyose nabayeho najyaga nihishahisha, ariko numva igihe kigeze ngo noneho abantu babimenye, bakwiye kubona ko ari ibintu biriho kandi bisanzwe. Ati numva n'abandi bameze nkanjye badakwiye kugira ubwoba, bakwiye kumva ko ari abantu nk'abandi. Tumubajije kuba atakwifuza kubyara nk'uko nawe bamubyaye akaba ari mu isi cyangwa se ari ku isi, yatangaje ko mu byo atekereza ibyo bitarimo, cyane ko isi aho igeze itakwiye kunguka abantu benshi. Ikiro ni kimwe mu bigaragaza ko aba bantu bafite ubuyobe kandi bigaragara ko bafite ikibazo mu mitekerereze yabo ndetse batumva ibintu kimwe nuko birivuga. Avuga ko azi neza ko hari benshi batabyakiriye neza ndetse hari abatangiye kumwibasira, ariko ngo nta yandi mahitamo uretse kubana nabo kandi umunsi ku munsi. Ati harimo abagutuka ngo uri ikigoryi, wataye ubwenge, warasaze. Hari n'ababyakira bake, nkanjye mfite umuvandimwe wanjye wabyakiye, tubiganiraho akantera kurara. Akomeza avuga ko nubwo azi neza ko ashobora kutongera gutumirwa mu birori bimwe na bimwe bitandukanye ndetse n'inshuti ze cyangwa se n'abamwiyumvagamo cyane kandi n'abana mu buzima busanzwe bw'itorero, atariko ngewe nzakomeza gukorera Imana ndetse no kuba umuntu mwiza ku bandi. Tumubajije uko yumva isi yakwiye kumera, yagarutse ivuga ko ahubwo mu cyifuzo cye abantu bose b'igitsina gabo bakundana ubwabo ndetse n'abagore ubwabo bagakundana. Ati byanze bikunze umuntu azabaho, hari abazabyakira hari n'abatazabyakira, nabo bazajya bagira ukundi babigenza. Nta kundi nabigenza kuko sinacika mu bantu, ni ikintu cyo kurwana nacyo umunsi ku munsi. Nshuti zanjye muri hirya no hino hatandukanye, ndagira ngo nkubwire ko niba hari ikintu kibabaje kandi niba hari ikintu kigoye, nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko umunsi ku
ku munsi ukwiye kubaho uzi neza ko ugomba kugenda mu bushake bw'Imana uko Bibiliya ibidusaba. Wibuke icyarimbuye Sodomu na Gomora, icyatumye Imana ibabara. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire nti niba ufite abo muganira umunsi ku munsi, fata umwanya nawe ugire icyo gusenga, uvuga uti niba ari n'igihugu ndagisengera, niba ari n'igihugu ndagisabira, ariko niba ari n'isi ndayisabira. Ariko mu byatumye Imana ibabara n'iki kirimo. Nkwibutsa ko umushinga ukomeye w'Imana ni umuryango kugira ngo wunguke. Niba nshuti yanjye ushobora kugira igitekerezo cyo kujya mu ngeso nk'izi, urimo urababaza Imana ko ni bimwe mu byatumye Imana ifata umwanzuro wo kurimbura Sodomu na Gomora. Nshuti zanjye abo tubana umunsi ku munsi ku Ihumure TV, wibuke gusangiza inshuti zawe ibiganiro tukugezaho, ubuhamya, inyigisho, indirimbo, ibyegeranyo ndetse n'ibindi bitandukanye. Tubane umunsi ku munsi. Nugera kuri channel yacu ya YouTube Ihumure, ukore subscribe, like, share ndetse na comment. Reka ngire n'Imana Data nyiribambe ari nayo so ibahaza uburame.